Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Tongeye kubasuhuza iki gitondo cyiza, bane baho umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas uturuka mu Itoro Pentecoste de Réveil Philadelphia. Twifuzaga kubagiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko mbere ya byose turabashubuje. Bene data tufatanije nabo murimo, turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibaho umugisha. Abadukurikira namwe turabashubuje, Uwiteka abaho umugisha. Abadufasha, abadusabira, mbese abizera bose turabashubuje iki gitondo, tubasabira umugisha w'Imana kubana namwe. Yesu yatugiriye neza, yatuhaye agakiza. Yesu yatugiriye neza, ituashingano ku murimo wayo. Tugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nguko tuwabivuze. Turasoma igitabo cha Waheburayo gice cya 11 murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Reka tubanze tuasome. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitararemwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kahini kuba cyiza. Niko kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Enoke yimurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ndiyaboneka kuko Imana yaramwimuye. Murongo wa 6. Ariko utizera ndibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera akwiriye kwizera yuko ariho, akagororera abayishaka. Nize ko amagambo tugiye kuganira na yangayo. Mutwe w'ijambo ryacu ratubwira iki? Twizera Imana. Twizera Imana by'ukuri, mu kanwa, mu mirimo. Abantu benshi bashaka Imana, ukabibona koko mu kanwa uyu muntu ni umuntu w'Imana mu gihe avuga amagambo, cyangwa se umubona ajya mu materaniro ukavuga ko uriya muntu arashaka Imana. Ariko ari imbuto imwe Imana idushaka tugomba kugira twebwe abakiranutsi, no kwizera. Kwizera biterwa no kumva. Numara kumva ukabyemera, numara kwemera ubishira mu bikorwa. Ni itegeko ryo kwizera. Banza wumve ijambo ry'Imana, ubyemere ko Imana iriho. Nyuma yo kwemera ko Imana iriho, ugomba kubishira mu bikorwa. Imana iriho, yanga icyaha, natwe tugomba kwanga icyaha. Imana iriho, irifuza ko abantu bose bakiranuke, bayikorere, bakundane. Mwanyo maze kumenya ko wumvise, ukamenya, ukabyemera, ubishira mu bikorwa. Yesu Kristo mu gihe cye akiri hano ku isi, yagiye asaba intumwa azibwira iki? Mugire kwizera nk'akabuto ka sinapu. Kwizera ni imbuto ntoya
ntabwo ari ikintu kinini kiba ku mutima w'umuntu, ni gatoya. ngo Yesu yatangiye urugero rw'imbuto ya sinapi. Niyo mbuto ntoya mu mbuto zose zihingwa, nizeye ko simbizi nimba ari indi mbuto iba musi w'iyo ngiyo. Ku bwanjye nizeye ko niyo mbuto ntoya. Adusaba kugira uko kwizera agereranya niyo mbuto. Ariko iyi minsi urabona turakorera Imana ni byiza, turashaka Imana ni byiza, ariko kwizera kwacu kuri kure y'Imana. Reka tumvura urugero kwa ya magambo y'Abaheburayo, ariko twavuze ko mutwe w'ijambo twizera Imana cyangwa twizera Imana. Yeremiya yavuze avumwe wiringiye iki? Umwana w'umuntu. Kandi umuvumo ni ikintu kibi, ariko Dawidi yaza kutubwira abiringiye Uwiteka abagereranya n'umusozi wa Siyoni, umuntu wiringiye Imana. Kandi umusozi wa Siyoni ntago ubasha kunyeganyezwa. Nguko Imana nguko misozi gosi Yerusalemu, nuko Uwiteka agota abantu be. Ako twebwe tufite ubwoba muri biye turimo. Nta kwizera. Ufashe gipima nuko njyewe ndimo kubitekerezaho. Igipimo gipima kwizera k'umuntu, nize ko batusanga zero. Nta kwizera dufite. Kwizera niko kumenyesha kwizera nuku kumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Kwizera nuko kumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bizaba. Uko kwizera kugira imirimo myinshi ku buzima bw'umukristo. Kwizera kutuhuza n'Imana. Kwizera gutuma umuntu akora byo gukiranuka. Kwizera gutuma umuntu agira ubwoba bw'Imana. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ibyo kuri. Kubera kwizera kutuhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ubu dufite ibyiringiro ko tuzajya mu ijuru, kandi tutazi mu ijuru kubera kwizera ijambo Yesu yavuze, ngiye kubategurira ariko nzagaruka kubajyana. Dufite ibyo byiringiro itoro Pentecote ko tuzajya mu ijuru kubana n'abariho. Ibyo turabyemera gute? Kubera kwizera kuri mu mitima yacu. Murongo wa 2, icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Abakera icyatumye babasha kuhamya Imana neza nuko bari bafite kwizera. Nicyatumye babasha kuhamya mirimo y'Imana neza nuko bari bafite kwizera. Se twebwe iyi minsi aho uhagaze, mirimo ukorera Imana mu gihugu urimo, ufite kwizera yuko Imana yakugirira neza, yuko Imana yagukura mu rwego urimo, yuko Imana yakuhesha umugisha, yuko Imana yagukiza burwayi ufite? Turasakuza gusa, ariko navuze ko udupimye gipimo cya kwizera yatusanga zero. Cyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Aburahamu yahamirije neza nuko yari afite kwizera. Yobu yahamirije neza nuko yari afite kwizera. Twabavuga ni benshi abantu b'Imana, Isaka, ba Yakobo, nuko bari bafite ko kwizera. Menya ko ibi byakozwe n'Imana, nibitaraba bizakorwa n'Imana, Imana izabikora. Imisi tufite ubwoba kubw'ubuzima kw'isi, ariko mwizeye ko cyangwa mutekereza bene data yuko utuha buzima ari Imana. Mu gihe Imana itaratwemerera, turetse uciye mu zindi nzira. Ndavuga cyane cyane abantu biringiye Imana, abantu basenga. Oh, haleluya. Abakera mundu wasenga, wari umukristo wakera, yari afite ibyo byiringiro ku buzima bwe yuko Imana izangirira neza.
Yesu atugirire neza kandi adushoboje. Uyu mwaka ushake kugira kwizera ku mutima wawe, nanjye nshake kwizera ku mutima wanje. Kandi umuntu ufite kwizera arahamiriza ko Imana iriho, agakora byo gukiranuka atareba ku bandi. Imisi tusigaye tureba rugendo rw'agakiza, agakiza kawe kakarebera ku wundi. Oya, uzabazwa ibyawe, nanjye nzabazwa ibyanjye. Bakozi b'Imana bazabaza ibyabo, n'abakristo bazabaza ibyabo. Yesu naza agasanga tutiteguye, twebwe abakozi b'Imana twasigara. Hariho abakozi b'Imana bibesha kuko ndi umukozi w'Imana, njyewe ndi mu ambasaderi wa Kristo, na kwikorera ibyo nshaka. Oya, na hano ku isi ambasaderi w'igihugu ajya gukorera ahandi atakoze neza, birashoboka ko bashaka kumuhagarika. Natwe tutabaye amaso, Yesu nagaruka kadusanga mu buryo butari bwiza, twanasigara, nta ruswa ruzabaho. Reka dukomeze murongo wa 3. Kwizera, turavuga gusa ko kwizera, kandi ukuriye kwizerwa ni Imana waremye isi n'ijuru. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Kwa kwizera, abandi bavuga ko nta Mana iriho. Iri byose kuremwa kw'isi ninde wabikoze? Mu gihe uvuga ko nta Mana iriho, ninde waremye isi n'ijuru? Ko twavutse atari twebwe kwanza. Reka dufata abasogokuruza bacu, reka dufata abami ba mbere, ba Sawuli, ba Dawidi. Bavuze ariko basanze Imana yaremye isi n'ijuru. Ariko umuntu ufite kwizera kumumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu bigaragara. Kwizera kuhesha umuntu ubwenge. Kwizera ushaka gutuma ukora byo gukiranuka. Kwizera uravuga byo gukiranuka. Mbese abantu barimo kwivugira ibyo bashaka tu, si byiza nabyo. Urongo ukurikiraho, kwizera nuko kwatumye Abeli aha Imana igitambo. Reka tuvuge gatoya kuri umurongo wa 4. Mihamagaro, twese hano ku isi tuvuga ko turaba Kristo. Abari hanze y'igihugu aravuga ko ndi umukristo. Abari mu gihugu hano hagati, abari mu ntara, twese twitwa ko turaba Kristo. Cyangwa se twese tukitwa ko turabakozi b'Imana. Mumve urugero hano, uru rusengero rwayoborwaga n'umuntu witwa Adamu na Eva. Ariko baza kubyara izi mpanga zabo Kayini na Abeli. Batangira kubigisha no kubatoza amagambo y'Imana mu buryo babasha kokoza, kwemera, babishire mu bikorwa. Bizere ko Mana iriho. Mu gihe cyabo bandu bari bataraba benshi, ariko Mana yari yamaze kurema iyi si turimo. Ariko abo bana barakura, bakurikiza izo nyigisho z'ababyeyi. Ariko umunsi umwe bajya gutangira Imana igitambo. Aho bagiye yari ku musozi. Buri mukristo wese ni ngombwa, kiremwa muntu kigomba gutangira Imana, kigomba kuhesha Imana agaciro. Imisi usanga mirimo y'Imana yarasuzuguritswe n'abantu, bakabona ko ari mirimo y'abapasiteri. Oya, abapasiteri n'abantu nabo bashizweho n'Imana kubwo kudufasha, batwigishe nate tumenye Imana, twikorere mirimo yo gukiranuka. Yesu nagaruka tuzabona ubugingo bene data. Kayini afata amaturo ye, Abeli afata amaturo ye. Kayini yari umuhinzi,
Abeli yari umworozi, bajya gutambira Imana igitambo ku musozi. Ariko bahageze buri muntu ashira kicaniro cye. Kayini azana ibyo yasahuye mu murima abishira mbere y'Imana. Abeli afata mwana w'intama uko yari umworozi abishira mbere y'Imana. Sinzi nimba bakurikijemo isengesho buri muntu wese kuhamagara Imana, ngaho gitambo cyanjye nakizanye Mana umbe umugisha. Ariko mu ako kanya Bibiliya tugaragariza ko Imana yishimira ituro ryande cyangwa gitambo cha Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Korera Imana umenye Imana icyo ari cyo. Korera Imana ugire kwizera. Tureke kavuyo mu iyi minsi sigaye numva mu bintu by'Imana bitagifite gahunda. Navuze twarabihinduye ko nta gahunda bifite, ariko nta makosa bene data. Nimba turiho ni kubw'Imana turimo kuvuga. Nimba ufite aho wageze umaze kugera ni kubw'imbaraga z'Imana, kuko hari benshi batambutse, hari benshi bifuza kugera kuri urwego rimo ariko ubushobozi bwarabananiye, cyangwa bari benshi bashaka kwiga nkawe ariko byarabananiye. Hari benshi bifuzaga nabo bazabyara abana nkawe ariko byarabananiye. Ibyo tube tubimenya, na kandi nimwanyu umaze kubisobanukirwa byakuhesha ubwenge bwo kubaha Imana. Kayini bona ku murimo w'Imana siturinjira turasoka. Abadiyakoni bazinduka mu gitondo badukorera isuku, baririmbi bakazinduka baza kurepeta nimba kwitegura. Abakristo nabo bakaza basanga bintu byose barabanaguriye indebe barakoropye, nabo baraza baricara. Umuyobozi wa gahunda aratangira gahunda atwegeza mu buryo bwo kwihana ibyaha no kwezwa mbere y'Imana. Baririmbi ubutumwa bwiza bugatambuka. Umaze gutambuka amashimwe yatambuka. Nyuma yo gushima Imana mirimo myiza yakoze, butumwa bwiza yandi matoro barinjira bariya mu mwanya wo kwimbaza no kuramya. Nyuma yaho abandi bumva butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iba irimo kusuzuma ya mirimo yose turimo gukora hari, ikareba buri muntu wese buryo akora, ikareba mutima w'umuntu ndukahagarare ahera Imana mutima wawe utanejeje Imana. Ndugakorera Imana mirimo itayinejeje, ndugatangira Imana ituro itayinejeje, kuko byose ukora biba imfabusa bene data, nta manota uzaboneramo. Kayini arakarira murumuna we kubera ko abona gitambo cye nicyo cyemewe n'Imana, atazi ko Imana niyo ihesha umuntu iki, ushimira umuntu, umenya mirimo y'umuntu. Kuko Bibiliya iravuga kwizera nuko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta cya Kayini kuba kiza. Kwizera kusha gutuma wakorera Imana mirimo yayo, wakora mirimo myiza mbere y'Imana kurusha abandi. Mugiye mundu afite kwizera akora byo gukiranuka, mundu afite kwizera araca bugufi ya mbere y'Imana, mundu ufite kwizera atinya icyaha n'igisana nacyo. Isi yanduye kubw'ibyaha, andu batagitinya icyaha. Kera turabana tumvaga icyaha cyatinywaga meme n'abapagani, kaboneka ko kwica ni icyaha. No wicaga kera yabamushiraga muri gereza, turabana tukumva yo papa wa kanaka yishe umuntu, ukabona ko ari icyaha kimwe kiremereye. Ariko uyu munsi inyoni irushije n'umuntu agaciro, mundu atagitinya icyaha. Ariko Bibiliya iratubwira kwizera nuko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta cya Kayini kuba kiza. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimira gitambo cya Abeli. Se mirimo turimo gukorera Imana mu iminsi, wicara ukabitekerezaho ko Imana iranishimira kubw'umurimo wayo nkora. Ni nako
kwamuhaye guhamya ko ari mukiranutsi. Iyo mirimo ya Kayini, ya Abeli. Ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Mana ishimire mirimo yawe. Uyu mwaka tushake tena bwenge bwo gutunganya inzira tunyuramo, byo gutunganya mirimo dukorera Imana, ibashe kureba iyo mirimo yacu itwishimire, irebe ko mirimo yacu natwe ni myiza kurusha Kayini. Bandu basige bafite amagambo cyane cyane ku murimo w'Imana, gucirana imanza, uba watakaje izamu ryawe. Ntago turabacamanza, twebwe bakozi b'Imana n'abajyanama. Samwanya twishize mu bucamanza kandi atari byo tuhamagariwe. Nawe mu Kristo kuki ufata amakuru yundi ukajya kwibariza undi, kwishakira ku wundi, kandi murasengana, kuki utamubajije? Umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Bwana Yesu asifiwe. Nize ko kuva Kayini yishwe, Abeli yishwe na Kayini, sinzi nimba binyejana bingahe byatambutse, ariko Abeli aracyavugwa kubera ko yashize kwizera ku mutima we, agakora byo gukiranuka, agatangira Imana gitambo kiruta cy'umukuru we. Na n'ubu aracyavugwa, kandi ibi mirimo bizamuhesha ubugingo buhoraho. Kwizera k'umuntu kumuha ibyo adafite, kwizera kushaka kukugeza ku rwego utakwiriye kuwugera. Kwizera, abafite kwizera niyo bazabona Kristo. Reka dukomeze bene data. Murongo wa 5. Kwizera nuko kwatumye Enoki yarimuwe, kwizera kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ndiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Watuha amahirwe nk'aba. Yemwe basore mwakorera Imana mu kukiranuka. Bindu bitwa makorari zaranduye, bandu batagitinya Imana kwinjira hera. Mitima yacu yabaye nka Kayini. Kayini yajya kutambira Imana hata hinduka umushitsi. Dengo ndakubwira bandu, nimba ugiye gutangira Imana ituro, ube uva mu rugo rwawe wayiteguye kandi waranayisengeye, ibashe kwemerwa n'Imana. Sobona mundi umuntu akazana ituro, ageze ku gaseke abanga umuntu ujugunya hasi. Pini by'abapasiteri. Oh ya, si byabo. Ugenzura murimo abarimo kukubonaho. Mane dushoboje. Mundu yakoze icyaha, ariko nta kintu bimubwira, nta kintu, nta kuhinduka umushitsi, akabona tuko n'uburenganzira bwe. Ariko Mana yanga icyaha. Reko y'umwaka ufata ingamba zo kugendana n'Imana mu buryo bwo kwizera. Mana kurebe mu mirimo yawe yose ukora ibyiza kurusha Kayini. Kuko Kayini Imana ndago yanejejwe n'imirimo ye, kandi ndago byamuhesha amahoro ku isi. Mu gihe udafite kwizera nabivuze, ntago wakorera Imana mirimo myiza. Ubikora ubona ngo n'abantu urimo gukora. Rimwe na rimwe bimwe urambirwa nabyo vuba. Ngewe inshingano ngiye mukawera ashara aragendera abantu. Fasha kanaka. Sama ubushobozi Imana yaguhaye ube ufasha abandi. Ukabona umuntu yabikoze rimwe, ariko sinzahora mfasha tu. Oya, twaramagariwe gufasha.
kandi Imana nimba igize iki yo gukorera ugomba gufasha. Abatunzi b'isi barakora mirimo myinshi, arabashigikira siporo, arabashigikira muziki, arabashigikira abana bato, arabajyana abandi ku ishuri. Ariko se kuki twebwe abakristo bona benshi banze kudashigikira murimo w'Imana, benshi batagishaka gushigikira abakozi b'Imana, ni ukubacirira imanza gusa? Oya, aho hari ukwizera kuba n'urukundo, wamusabira ku Mana kuko nawe n'umuntu ashaka kugabanukirwa. Ariko kwizera nuko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Umva amahirwe umwene data yagize. Toro ry'uyu munsi ninde? Twashaka Imana, aya mahirwe natwe tukayabona, kandi ndiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Kwizera nuko kwatumye Enoke yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Enoke ndago yapfuye, yagiye mu ijuru ari muzima. Mbega amahirwe! Kubera kwizera kwe, kubera kukiranuka kwe, kubera kumvira Imana kwe, kubera kubaha Imana kwe. Urashaka ubukwe, urashaka mufasha, ariko ureba byaha urimo gukora. Rebe ibinyoma ufite ubesha mugenzi wawe, Imana izakugirira neza gute? Urashaka ko Imana igusoreza isezerano, ariko uriba, wima Imana ibyayo. Izakuha ibindi gute mu gihe utashaka kuyiha ibyayo? Nawe kubona namwongerera ibindi, kandi ibyo namuhaye imbere nta kintu na kimwe amarira abandi, amarira ku murimo wanjye. Oh Jésus, utwibuke toro ry'iki gihe. Kubera kwizera kwatumye Enoke yimurwa mu ijuru ngo adapfa. Arimurwa, Imana ibona kwizera kwe, hatateje abantu bibazo, hatagiye abantu bamaze kumurambirwa. Arimurwa mu ijuru adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yaramwimuye. Nta muntu wamubonye kuko yari umugambi w'Imana. Haleluya! Yesu agufashe aho uri. Hindura mikorere yawe, ndugira ubwoba, tumwizere. Yesu aravuga iki ku gitabo cya Yohana 14? Ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Kwa data ariho amazu menshi, nimba zitariho sinagomba kubabwira ko nzagaruka kubajyana. Si ngombwa tuhagarika imitima, nuko ubona bigukomereye, nuko ubona bikunaniye. Rimwe nkunda kumva abakristo bavuga, ibyanjye se wamenye ibyanjye byabaye umukara. Nuko byaba mukara, nuko byaba mutuku, teretse wakoze icyaha. Ariko atabaye mu cyaha, wizere. Ndurebe imyaka umaze mu gakiza, iyo mibare mureke kuyikora. Mureke gukora mibare yo kushaka kumenya imyaka umaranye n'amasezerano y'Imana yaguhaye. Iyo ni imyaka yawe. Wowe wizere tuko ari Imana yabivuze, no kubikora izabikora. Numuhagarika imitima. Uyu mwaka si umwaka wo kuhagarika imitima. Twizere Imana. Yesu aravuga ko nanjye munyizere. Imana na Kristo ni bamwe. Ubizeye ku mutima wawe, bitangaza bizakoreka. Nimugira kwizera nk'akabuto ka sinapu. Ntago yatoye urugero rw'imbuto y'ikigori cyangwa amasaka, kambuto ka sinapu. Se urayifite mu ibibiye? Mu mishinga yawe ufite kwizera? Mu rugendo rwawe ufite kwizera? Cyangwa se nanjye ndayifite? Turakiranukira Imana cyangwa tugenda nka Kayini tu? Byose ukora urarakara, byose uvuga uri mu mwuka wo kurakara. Bavuze ko korali tugomba gutanga umusanzu, urarakara. Korali tugomba kugura uniforme, urarakara.
ce iyo mirimo ngiye ikora ngiye kuyivamo. Oya, ntabwo ariyo gisubizo. Izera Imana, ibyo utafite Imana irabifite. Dukiranukira Imana. Ibyaha nabyo bituma Imana itakora mirimo n'ibitangaza ku bantu. N'igihe mwatakaje byiringiro nabyo byababerera ingaruka. Murongo wa 6. Ariko umve ijambo ritwa ariko ngo ndakuritinya. Ariko utizera ndibishoboka ko ayizera. Ariko utizera ndibishoboka ko ayinezeza. Mundu wese utafite kwizera ntagwa anezeza Imana. Navuze ko umuntu ufite kwizera akora byo gukiranuka. Niyo mpamvu Imana yatuhaye urugero rwa Abeli, ituha rugero rwa Enoke, kubera kwizera kwabo byatumaga bakora ibyo gukiranuka mbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu Imana yishimiye ituro rya Abeli. Na niyo mpamvu Imana yimuye Enoke akagenda adapfa. Kuko wegera Imana, umve hano. Ariko utizera ndibishoboka ayinezeza. Kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriyo. Umuntu wese wegera Imana, ndetse ukajya mbere y'Imana, abantu basige basenga ngakavuyo, gukorera Imana akavuyo, ariko nta byiringiro yo kumenya ko uyu bose dukorera ahemba neza. Uyu mwami twizeye ntabwo azadukoje isoni. Bene data, abakozi b'Imana muyangane ku murimo, mukore byo gukiranuka, mwizere. Hari umunsi Imana izatwibuka tukiri hano ku isi. Ndukarambirwe. Ikagororera abayishaka. Manigorera abayishaka. Nturambirwe kujya mu mibature. Nturambirwe gutangira Imana. Nturambirwe gufasha. Izakugororera mirimo myiza wayikoreye. Izatugororera tukiri hano ku isi. Abavuye mu gakiza mwikuye ku mwami ushobora byose. Abarimo gucika indege, oya ntukacika indege, komeza urugendo. Bizagufasha. Musumwe uhabwe umugisha ku isi, n'umusubona ubugingo buhoraho. Kandi nitutabona mugisha w'isi tukabona ubugingo buhoraho, twanashima Imana, twananezerwa mbere y'Imana. Agakiza ntabwo ari marushanwa. Hariho abakristo bamwe Imana yabagiriye neza, ariko ukabona abasigaye bagenda bacira abandi rubanza, basuzugura abandi, basebya abagenzi babo. Oya, nta bwenge. Muzi ko hari ibintu umuntu akora bikagaragaza ko nukutagira ubwenge. Ariko umuntu ufite kwizera agomba kugira ubwenge bw'Imana bwuzuye ku mutima we, byo gukora byo gukiranuka, byo gucishwa bugufiya, byo kubana n'abantu bose amahoro. Kandi mu mugambi w'Imana twebwe abizera, ikintu kitwica ntago kikwiriye kuvugwa muri twebwe. Ndukihe ibitari byawe, ndukihe. Ndukabeshere mwene so. Mundu wizera navuze ko akora byo gukiranuka, kuko arabizi ko musumwe Mana izatubaza mirimo twakoze ku isi. Yesu abafashe, Yesu abashoboje. Iri jambo wongera uyitekerezeho uyu mwaka. Urashaka kuhagarara mbere y'Imana buri munsi akubone nguko yabonaga Kayini? Cyangwa turashaka ko natwe Imana twishimire mirimo myiza nguko yishimiye igitambo cya Abeli? Yesu amaze kubwira intumwa ze ko agiye kusubira mu ijuru, yari ijambo rikomeye, rirabatangaza kandi ribateza ubwoba. Petero aricara arabitekereza.
urabona ko uyu mwami twabonyemo amahoro, twaje kumenyekana kubwe, dusigaye dufite agaciro mu gihugu kubwe. Nagenda ibyo byose tuzabihomba, nta muntu uzongera kutwemera. Ko Yesu yakoraga mirimo n'ibitangaza. Petero na Yohana, Petero intumwa 12 bagenda nyuma ye, abantu bakabona ko aba bantu bashigikiwe, bagendana n'umugabo ukomeye. Petero abitekerezaho ng'umukristo ufite ubwenge, ati Imana, Yesu tuongerere kwizera, kuko nyuma yawe ndago tuzabishobora. Utuha rugero ko numugira kabuto kwizera nga kabuto ka sinapi, muzakora ibikomeye kurusha ibyo ndimo gukora. Se twabikora gute tutafite kwizera? Hari abantu babesha abandi, ngwino ngo sengere, nje ndasengera abantu barakiza, kandi nta kwizera afite, nta mirimo yo gukiranuka afite. Banza wisuzume mbere yo kurambura ikiganza kundi umuntu. Mane dufashe, turayikorera ariko ntago tuyizi. Abantu bamaze mbese gufobya agaciro k'Imana kandi bari mu rusengero. Petero avuga utongerere kwizera, kuko ibiri imbere ntago tuzabishobora. Tongerere kwizera. Natwe muri biye turimo itorero ry'Imana, kandi kwizera ntago ari ku bakristo mwenyine turimo kubabwira, n'abitwa abakozi b'Imana, n'abitwa abahanuzi, n'abitwa abadoktori, abaprofete, abapotre. Tugomba gushaka kwizera, kuko kuradufasha mu bintu byinshi. Ntago tuzabona ubwami bw'Imana tutafite kwizera, ntago tuzava mu byaha tutafite kwizera. Ubugugu busigaye bwuzuye mu mitima y'abakiranutsi kubera iki? Nta kwizera. Ndimukibaze byejo tuzarya iki, tuzambara iki? Se nuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko usanga tubaye abagugu, tushaka kwitegurira ibyo kurya by'ukwezi, kandi mu gihe mundu atarabona by'ukwezi ntago atuza. Muziko ibyo kurya ntago bireta ubugingo, cyangwa imyambaro iruta imibiri yacu se? Petero avuga data utongerere kwizera. Natwe itorero ry'Imana, nawe mu bibazo ufite, nawe muri urugendo rwawe na Kristo, ukeneye kongererwamo kwizera. Urasakuza, urarira ariko nta kwizera. Urafata biye byo gusenga ariko nta kwizera. Urigisha abandi nta kwizera. Ugirira abandi inama ariko nta kwizera. Tugiye gusenga Imana, aho twakosheje mutubabari. Ariko mbabazwa no kubona umuntu wamenye Imana mu gihe akora ibyaha, mu gihe bamuvuga bintu bitahesha Imana agaciro. Ibyo ndago bikwiriye kuvugwa muri twe. Kifuzo gikomeye nguhaye uyu mwaka, Mana nyongerere kwizera. Kandi numara kuhabwa go kwizera, uzakora byo gukiranuka. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo, uri Imana, wemeye kudupfira ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Bibiliya twemeza ko nta cyana kimwe wari ufite, wazize ibyaha byacu. Natwe itorero ryawe wagiye kugenda ari amabwiriza wadusigiye itorero Pentecote. Ariko tubabarire, kuko twabaye abanyakavuyo. Nago tukiubaha, nago tubasha kubaha ayo mabwiriza wadusigiye. Sabi itorero Pentecote imbabazi. Abafite inshingano, abakristo, tubabarire. Tubabarire kutizera. Bwoba ni bwinshi, kushidikanya ni kwinshi, amaganya ni menshi, ubugugu ni bwinshi. Utubabarire.
kuko we ureba isi yose ukayirondora ukamenya mitima y'abantu. Wamenye mutima wa Kaini na Abeli batambe gitambo ku musozi. Natwe ushaka kudusuzuma itorero ukamenya abagukorera mu kuri no mu mwuka. Manu tweze, manu tunganye isi, bugome buragwira, weza Afrika, weze igihugu cyacu, weza abakozi bawe, weze. Batarahabwa agakizo baha agakiza, abasubiye nyuma ongero bagarure. Ariko abo mwitoro nawe ntwaro ikomeye tugusabye twongerere kwizera. Abarwayo bongerere kwizera bamenye ko ari we muganga. Abashonje bongere kwizera bamenye ko ari we mugati mwiza. Abanyotewe bongerere kwizera bamenye ko ni wowe iriba ryiza. Fubyi n'abapfakazi bongere kwizera bamenye ko ari we se wabo. Mu izina rya Yesu Kristo twirukanye mbaraga za Satani zanduje isi, mbaraga za Satani zituma tutagendera mu nshingano zawe, mbaraga za Satani zituma abantu batahinduka mu itorero. Bari mu nzu y'imbohe ubarengere. Ababyeyi batwitse ubafashe. Abarwariye kwa muganga, barwariye mu mazu yabo, manu bakize mu izina rya Yesu. Kandi ubahe kwizera. Rubyiruko rweka kiza. Turagushimye urakoze kuko gukorana kwawe gusengana ukwacu. Reka iri jambo ryawe rigira umumaro ku muntu wese uzutega amatwi, rimufashe uyu munsi agendana nawe mu buryo bwo kwizera kugeza aho uzaza kujya mu itorero. Urakoze, tukusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Witeka abaho umugisha bene data. Yari Pastor Serugendo Dismas uturuka mu itorero Pentecote de Reveil Philadelphia. Philadelphia, Imana iratsinda.